Steve. Nyubaha ndi mama wawe. Nakubwiye ngo do. Uri kunjye? Uramukobwa simushaka. Reba. Betty. Betty. Mama mva nkubwire. Hey Imana ko kuri Betty ho noneho. Hapfa n'umuntu. Hey! Steve. Ndi mama wawe Steve. Hey Steve. Touch me. Steve. Genda ngiye kuzana Betty no tubana hanga. Ureshirenga hanze ne Karabaye. Genda igende no. Steve. Don't touch me. Hey Steve. Steven. Hey. Ako mhungu review. Ese abo bantu nzabaye. Steve. Hey. Mama, habaye cyangwa ko numva induru gusa mama. Hey. Musaza wawe nzamurira isukari. Mama yakoze iki? Mami, tell me. Umva nkubwire. Urasi musaza wawe? Yes. Muko umva mubaze batuvuganeho gato meze bite Meze neza. umva meze neza Meze neza pe. Imana ishimwe none se wayawe umaze iminsi ubahe What? umaze iminsi ubahe Ese teta. Hari umwana mba nabasigiye ngo yasigaye arira. Hari uwo mba natashye basi ngo nkomangire kuba nagiye babisobanura. Hari ibisafura mba natwaye cyo mba hari sane mba najya. noneho ndumiwe teta niwe uri kumbwira gutyo Oya umva nyine ngubwiye sibyo uri umuvandimwe wanjye ndabyumva ndanakubaha. sinkavuge ngo nawe uvuge wamahera ntabwo ubuzi ubuzima tubayemo se bisobanuye ngo mungenzura aho ngiye hose ndi mukuru ngiye nihitiramo urumva nihitiramo umva nkubwire ejo urambaza nari nagiye harya nagiye Gisenyi njyana n'abashuti banjye ntabwo bisobanuye ngo buri kintu cyose nakubwiye ngo nasane mba natwaye nani igikombe mba natwaye Muhamagare do uri tuvugana. Fata telefone. Koresha yanjye. Zana. Yakure mu rufunguzo. Hamagara Steve. Umubwira nibeshya kanzana kaga kobwa hano. Hey. Reka nkubwire murambo nuwonje. Uri kunyumva? Hey. mama bantu tuzi Oya ndi nabo mbyumva. mabantu tuzi tutekereze Hamagara Steve. Umubwire ngo mama umukobwa numuzana hano. Sibyo? Iyi nzu nayo ndatanyimyirukana. Uri kunyumva? Kwamugana nyuma ngiye bansuzugura nanjye yayikuyeho kamwereka kamwizanira mereza telefone yanjye mereza mukurikira erega amaherezo ndabona uzajya uvuga nkaceceka umva ubwire mwese reka nkubaze kuba nakaza umuntu agira ntabwo bisobanuye ngo yagiye mu bibi nta nshuti tugira se abantu tudafite akazi ziko twagowe none si yo nagiye nkabona amafaranga ntabwo nyazana haragiye cecekaho ndakubwiye ngo ceceka mbanze mvuge cyangwa se usohoke ugende usubire ku Gisenyi umvire mu nzu iyi nzu ninjye uyishyura niba yishyura ariko ni iwacu please udahari natwe twayishyura kose mana ubu nsohoke cyangwa mbigenze gute aba ari njye ugenda se basi ngaho nyine vuga icyo ushaka si wowe udutunze vuga icyo ushaka waretse nkavuga urabizi n'ibyo ufite akazi Niriwe neza twihangane wa muntu we mudusanze mu kintu twacu mu rugo ariko ni karibu aha yewe sinyivuga nibura wenda we yakumva ariko dore ndavuga kajya mu birere niba ari njyewe uzaduceceka uziko mwese mwanyihaye ceceka aho ngaho bana nawe yicarire rata mukobwa mwiza dore dusanze muri ibi
sinigeze nanarya ubu nibwo nyiza meze tedisi Ijwa Yo bro. umeze bite se? Tumeze neza kabisa, tumeze neza. Asa nk'amafaranga. Meze neza kabisa, ndabibona amafaranga arakugaragara. Nta utasa n'amafaranga burya nuko rimwe na rimwe usanga tubyirengageza ariko dushaka twasa nayo. Ni amahoro se? Turashima Imana, nta kibazo. Wowe se umeze ute Steve? Meze neza. Meze neza. Biragenda ikibazo. Biragenda nta kibazo. Buri gihe nyine akenshi wemba nzi ko bigenda ariko kuri njye ntabwo biri kugenda neza Steve. Ni nayo mpamvu nje aha ngaha. Ntabwo uretse no kunsura. Ntabwo nemeretse kugusura kuko urabizi n'ubundi ntabwo akenshi tukunda kubona umwanya wo kuboneka kubera ko nawe urabizi. Na mbere yuko tumenyana hari byinshi n'ubundi umuntu aba arimo kandi nawe urabizi. Wagiye ndabizi. Rero Steven ikintu wenda ngira ngo tuganireho. Sinzi niba uri bubashe kuntega mu matwi kwera. Urabona nafashe amafaranga yanjye miliyoni 12. Urabyibuka? Ndabyibuka neza cyane. Ashora muri business yawe. Iriya iri Musanze. Ndabizi. Ndongera mfata ndi nyashora muri business yawe iri muri uyu mujyi wa Kigali. Ayo yose ni amafaranga. Ya muri la business yawe y'amapave. Ariko ndimo ndibaza Steve, niyo mpamvu njanga ngo nsobanurire. Ndibaza ni iki kirimo kiragenda, ni iki kigenda imbere, ni iki gute nashobora gushora amafaranga iyi saha tuvugana. Akaba taratangira kumbyarira inyungu. Naje mvuga nti tukiganiraho nk'abantu b'abagabo. Tugihe umurongo ku buryo wenda ubutaha wenda nanjye ndi butangire kugira kubyaza umusaruro amafaranga yanjye. Birumvikana ariko nyine nkuko nabikubwiraga ntabwo ibintu biri kugenda neza muri iyi minsi kubera ko amasoko yaragabanutse. Twagize n'ikibazo cy'imashini hamwe na hamwe. Usanga imashini yapfuye igihe kirekire bisaba ko dutumiza n'indi hanze ariko ntabwo iratugeraho. Iyo dukoresha nyine no kugenda tuzana abatekinisiye nyine bakayikoresha ariko sometimes usanga bigenda nyine akazi kagenda gahoro. Turimo turashaka ibintu twakwagura nk'isoko, ikindi tukagira uburyo twakwamamaza. Uyu Gisenyi ubwo nta kintu nazanye se murabuzwa nande kunyibasira. Avuga hiki? Ubundi sazana iki? Wakongera hiki? Ubundi uzana iki mwanga? Ahubwo si cyo nzana mutarya kibari iki. Ceceka. Bata tutagiye kure. Ngo yo beti. Iwana. Ndakwakiriye mama umukobwa mwiza. Ubu nyine nuko dusanze mu nduru ariko ntago ariko duhora. Ubundi turi abantu beza usibye ko nyine kabana ni kabura nyine ari gihe. Usanze ndi kubaza uyu mukobwa aho yarari ariko turakwishimiye. Sibyo? Nukuri turakwishimiye. Rero ngiyeho ndimo ndataha nyine. Ari maze gusezera mu jama wanjye. Kubona mbona ngezeho ndi kuri phone. Yabana ariko rira byatari. Nyine yambwiye yuko mama wari wahoze amukubita nyine. Ubwo rero mbwiye ati ngwino dutahe mu rugo none ngiye mu rugo. Kazi ko mbana n'abashiki bande nyine. Nanone. Ubwo rero ngiye numvaga yaba ari hano. Oya ntaribi rwose. Ntaribi hano urisanga mwana wanjye. Nawe ubu abangaba dore turabana nawe uzagiza tubane nta kibazo. Sibyo? Nta kibazo, kesi yawe ndayizi, inshuti yawe turakorana, nyine ndabizi. Rero nta kibazo pe, ni karibu wisanzure umere neza.
hano risa ahubwo se sister rero numvaga twamushakira ubutabera nyine urumva ibyo bintu narabitekereje ndi kumwe na mama turabitekereza tuvuga ko tugiye kumushakira ubutabera kuko nibyo ahubwo se wajya kuri polisi cyangwa turebe isi ndabaye ibijya sinzi uko byumva kandi koko nabyo byashoboka ufite umujama nyine muri n'inshuti n'iki akuzi ko ari byo muhamagara da kanze ndebe fone nzanira telefone mu cyumba cyanjye muhamagare numve kompoze numve ibyo bintu nabyo nibyo turaza kubikora nabyo turebe kuko birakwiye uyu mwana akeneye ubutabera pe ibyo bintu nibyo kubera ko shanye nabona umwana babaye bya hatari sinzi rero ikintu twamukorera kirenze icyo ngicyo kubera ko urumva nyine niba ngo Steven ngamukubita mama we nuko sinzi rero numva nese barataha cyangwa arabakire ahangaha mu gihe bataka nakubwiye ngo abe hano ntawe rero uyu ntanazasubire yakomeze ari ahangaha mpaka ibyo bintu birangiye sibyo ahangaha narebe rwose urisanga nta kibazo ashatse yanaguma hano n'uri ni mu rugo oya ntaribi sibyo rata urakoze anaseka neza wabibonye se cyangwa sha harimo akantu wabibonye gute kaseka neza kandi umuntu mukuru sha ibyo byihorere umukobwa w'abandi mwihorere reka banze ibyarimo birangire ngo mureke se ngiye sindi uw'abandi ariko byihorere sha ubwo se nawe umeze nkawe ngenda umuhungu se umuhungu nyine n'umukobwa nta kibazo byavamo kandi koko byanazavamo muhamagara rero nyine wamutipaze telefone yanjye se ko batayinzanira wa mukobwa se wasanga ari kuvugisha za nshuti ze ngiye narumiwe uriya mukobwa niba tuzamukorera iki arananiye neza none aba yatashe yasinze kandi yaje nkasanga ahera yaje ndyamye maze azikomboka akagenda gake yagendaga gake ku buryo n'umuntu utamwumva Steve ntabwo nakumva njye nashangagira ngo tubiganire kuko ugereranije iminsi iciyeho hano ubwo wigeze wifuza kumpamagara ngo umbwire ngo ibyo by'amamashini n'ibiki kandi ngira ngo urabizi ko nanjye mfite famille mfite umuryango ngomba gutunga ntabwo najya gufata amafaranga nyakure kuri banki nyazane nshyire muri business yawe ngira ngo urabizi ko umuntu niba ashyize imigabane muri business runaka nyine ishobora gutangira kumubyarira inyungu ndumva twaba tucyumvikanaho ndabyumva neza cyane nge rero hari umwanzuro mbona Steve turi inshuti twanamenyanye kubera ubushuti ariko ndabona ushaka kumbera indyarya oya ntabwo ari buryo nge umwanzuro nje ntekereza kandi numva ngiye gushyira mu bikorwa nge ndabona nakuramo imigabane yanjye muri business yawe what ntabwo bishoboka erega buriya ntabwo iminsi yose isape kandi urabizi twarakuranye niyo mpamvu nyine wanyize ugashora muri kampani zanjye sibyo ariko noneho nawe wanyihanganira at least reka nkubwire nguhaye igihe cy'ukwezi urumva uko nyine urumva ngo igihe cy'ukwezi kugira ngo ibintu bikemure ariko ntabwo wanga ngo ugiye gukora imigabane yawe ntabwo byashoboka Steve turaziranye ihangane ubundi Steve reka nkubaza kandi kantu gato mbaza nta kibazo ndi mukuru nawe uri mukuru kandi usiko dusanzwe tuganira urabizi ubundi ko ndimo ndakureba nkabona usa nk'umuntu n'ubundi waraye mu mayoga bimeze bite inzoga zo wapi kabisa genda nkurebye nyine ndabona n'ubundi turi kuvugana utari tayari ibintu mbwira ntabwo ahubwo nawe urumva nyine agastress ko kampani turi kugenda neza urumva turi kugenda neza niyo mpamvu usanga n'ibyanze naje nzabona gahunda zo kukubaza n'amaso yatukuye kubera stress njye naje ahangagira ngo tuvugane ku migabane yanjye nashoye muri business yawe ariko hari n'ibindi bintu ndi mbona agenda numva hanze ahangaha bishobora kuba byaba ari byo binatuma ibi byose bikubaho cyane cyane
duhereye ku makuru naje numva uvuye muri ango yo kumva ko urara mu mayoga ariko hari ibindi bintu kumva uburyo ugenda ujya hirya no hino mu dukobwa n'abagore Steve oya izo ni rumazi business gaburiya abantu kuno bimeze abantu yo babona nyine bashaka no guteranya ariko izo ni rumazi ariko nguhaye ijambo ryanjye kwivumbura ngo ushaka gukuramo shiya zawe sibyo nguhaye ijambo ryanjye ndabikoraho kandi next time ndakwizeza Steve my word ndakwizeza ko rwose bizagenda Steven na nyuma y'ibi dukora urabizi ko uri umushuti wanjye ndabizi ariko ibi bintu niba ubamo cyane by'abakobwa n'abagore ndatekereza ko ubizi neza iyo ubigiyemo uretse twumvikane ndatekereza iyo ubizi neza ko ugiye mu bintu nk'ibyo cyane habaho inzoga kutanywa inzoga wungurana n'umuntu mugenzi wawe ibitekerezo byubaka no kujya mu bagore cyane nyine nabyo ukabijyamo kandi wakaba unashaka wenda ubushobozi ukatubwira turi abashuti bawe dufite ubushobozi tukagukorera ubukwe tukagutera inkunga icyo cyo wenda tubazagikomereza ariko nkikubwiyeho gutya Steve bitekereza ko rwose ihangane nciye hano ngo tubivugane gusa ndagiye ndagiye kubikora ejo cyangwa ejo bundi ndagaruka tubiganireho sibyo cyane rwose Steve ndakwemerera urabizi ntituzashwana amafaranga urayazi naho amafaranga ntago ari ya reka Steve reka ngende nyarukura abizi dukoresha igihe kamvugana n'uyu mukiriya nta kibazo okay umunsi mwiza kandi amahirwe masa tumukundeeze hewe wasanga ari kuvugana za negazi Shefu nawe wabyuka yihisha yego kugira ngo uzayibone biba ari ibibazo nashatse no kukubwira ngo reka nyahamagare buri yanjye siko mama nyemyoza nanjye nzaba umuntu usha iyo uri igiti naba n'igiti ahubwo ni igiti meze bite se iminsi myinshi agafaranga karabonetse ukwiye kuza ukantamo mwana agafaranga gashene karabonetse wabonye amafaranga birangira ugiye gutyo hagize se wa muntu we amafaranga yo hari icyo wabuze Imana itaguhaye ubundi mbere na mbere Imana ni ibiki dufiteho umugambi wayo agashene nako ko mu kazi nako iyo tubonye akazi tugasoza amahoro turavuga ati nishimwe nta mpamvu yo kutanagutamo nta kibazo okay duhuje ryari ubwo ngewe baba muri weekend mfite akanya wambwira nta kibazo okay hanyuma rero nshuti yanjye hari akantu nshaka ko tuganira ufite umwanya se ngo uze mu rugo mu rugo sha niba ufite umwanya wahagera ni ukuri uri mu rugo se ndi mu rugo n'ubundi ndabona nari nakureho n'ikirometero iwanyu nta kibazo nahita mpagera urumva ko n'ubundi simba ndi n'amaguru byahita binyihutira nta kibazo cya garaje hanyuma jyana uyu mwana amwereke aho aba aruhutse aho aba ari kuruhuka agenda umwereke hahandi hari VIP hano se tugira VIP nawe isetsa shagira nta kibazo hano ni mu rugo rwose bisanzwe mutware neza mwana naze tugende reka njye imbere yego n'umwoshye Naomi n'umukobwa ntago nyumvara Naomi karame basi muzitese so bamufite inyota bamufite amazi yo kunywa yego okay sawa kari gutinda
utindamo wagira ngo ugiye kuyavoma kure cyane. Rwose. Meze ute? Meze neza. Ako se urambona ute? Umunyabibazo pe. Hari ikibazo kuvuga uko mbyumva? Ikibazo ambwira. Nyine bitewe nuko nimugoroba waraye utashye wasinze. Ubu ngubu nkaba mbona ufite stress nyinshi. Kubona utameze neza. Ibibazo wa mwana. Nakisubire mu kazi kawe. Sawa murakoze boss, gusa mwiyiteho. Ya ndaza kugerageza. Sawa. Emiko Claude. Alo Claude. Umeze neza? So nagira ngo reba abakozi baho nyine dukorana abakozi banjye hanyuma muze dukorana inama. Ya. Ndabakeneye none aha ngaha. Minota mikeya cyane muri muhageze. Okay, sawa. Abakozi nabo ni sereri kabisa. Sereri. Oh my gosh. Claude. Yes boss. Bimeze bite? Nisaba nta kibazo. None ikibazo cy'amapave kigeze he? Gushaka twakibuze. Ikibazo cy'amapave rero nkuko twe twakivuzeho ko ndi bugikemure. Uramukiriye yari yabuze amapave 200. Ariko ijana narari mwishyuye asigaye irindi ijana. Kukizewe kimeze gutyo. Ni ukuvuga urabona dufite abakiriye benshi. Ariko imashini dufite zirakora gakeya. Rero tugerageza gusaranganya abakiriye bose kugira ngo tutaza gutakaza isoko. Ariko umukiriye nari musobanuriye arabyumva twabyumvikanyeho. Ya. Ibyo kibazo ni cy'imashini impamvu itararangira. Ya. Okay, hari imashini rero twatumije iraza kuza muri iyi minsi. Ndakeka bitazongera kuba. Imashini ni hagera rwose ibibazo byose bizahita mbikemura ku muntu. Byose bizahita birangira. Akanga ni sawa. Yes. Ndakeka twabivuze bari ko kugomba kubyitaho kurangira. Abikurikirana cyane. Irene. Yes boss. Irene nanone aragarutse. Ariko boss ubu nta kibazo none ubu biragenda nta kibazo. Wisuye wose Cyane rwose ubu biragenda. Musanze ni sawa. Iyo biragenda nta kibazo. Oya muraza mugakina muri business aho abapati n'abandi gusanga n'abantu kandi. Oya kumva ntagize. Cya kibazo cyabayeho ntabwo bizongera kubaho rwose. Twarabicemuye. Murabizi nyine urumva na cyajyana naguhaye. Abo kuri ukwezi kumwe. Aho kujya ukata 3 ndakata 2. Nibyo bakoze cyane. Ariko nyine niko nta kundi ariko urabizi mfite umuryango. Birumvikana. Amezi 2 nayo ntabwo yoroshye boss. Ariko dufite imiryango reka. Ariko muraza mugakina muri business z'abantu mukagira ngo babyoroshye. Ntabwo ari ugukiniramo urabizi ega ntabwo njye ushinzwe kuzana abakozi. Urabizi ko ari twabishinze. Nabishinze. Urabizi ko pasente yari hano niwe twashinze ibyo bintu. Okay. Ntacyo reka mwihurira ariko improving ntarinzo. Urakoze. Pasente imeze bite? Imeze neza boss. Hanyuma se rokituma ihagaze ite ugendera ku cyuzana abakozi. Welcome. Shiti yaje yabaye ikibonke sha warabyibushye kweri. Nibyo biri boss. Amahoro. Nibyo biri. Sawa. Nkaribu mu rugo. Mwana barimo barabagaburira iki mwana? Imana itera Ni amafaranga. Akira gatebe nyine. Yicaye ahangana no gudusanze ahangaha. Nyine bidusanzemo. Mushito wageze ngo nakana njya bamenamo kameze gute? Ngo by'umwana. Kibazo nta kibazo. Ibyo nta kibazo humura mushito. Imana yaraguhaye pe. Natwe ugomba kutwibuka ukagira gutya vuga ati abantu banjye. Sibyo? Bikora muzungu.
subize ko turi inshuti se aya ntari bimwana nta kindi kibazo hatagize ibindi bibazo biza ku ruhande nta wundi bintu bari guta aya ntari ko tutarajya kure kireka niba nihuse sinzi ngiye kubera nk'akazi kanjye nkora ukuntu mpamagaye nyine umbwira ko hari akabazo runaka mpita oya nibyo n'ubundi urumva hano hari navuga ngo ukese ariko ikintu muhamagariye ni ukugira ngo udufashe hano hari umwana w'umukobwa ubu arahari mu nzu arahari tukamwakiriye ariko umwana ntabwo ari uwaha gusa ni umushuti wacu uwo mwana rero iwabo muri famiye afite ikibazo giteye gutya uwo mwana mama we arashaka kumushyingira umuhungu ngo w'umukire ufite amafaranga niba yaramuhaye icyo uwo muhungu muri make ubwo ni nyina w'umukobwa niwe uri gushaka gushingira uwo munyamafaranga ku gahato mbese ku gahato wewe uba wanabyumvishe ku gahato ubwo rero kandi umukobwa ntabishaka umuhungu aramukubita akamumurya inshyi akagira gute ariko nyine ubona ko nta mahoro afite rero kandi nyina ntababyumva yego ko mana yanjye ejo bundi ntiyaramukuye amenyo dore banagiteretana akanamukubita ntabwo ubizi njye narumiwe ngiye twahuye bwa mbere nimura twaturukanye musitene yaje gufata imizigo y'iwabo ndamutwaza iwabo nyuma hashize iminsi ariko undi munsi wabanje mbere yaho twarahuye nyine nabwo ambwira ibibazo bye nyine byose abantu bafite agahinda ka danje ahubwo rero uyu munsi twongeye turahura ndura arimo kurira wamerewe yahoze amuhanagura amuhatiriza nyine kuba yashinwa n'uwo mutsindo wo kumuzana hano mu rugo rero ubwo rero nahise mbira sitamfata ise ko polisi ko yagiye iwabo ntacyo byatanze twahamagaye ACD we nta kintu yabikora wo guhita guhamagara rero numvaga nyine hari ukuntu badufasha bamwana akanyine akabona ubutabera nyine nukuri birakwiriye pe ubona ko uriya mwana nta mahoro afite ko urumva bikigera kuri level yo gukubitwa none ugakubitwa twabyita ko ukiri no guteretwa ubwo se bigeze nko mu rugo ni ukwica wumve ko anamusaba n'imibonano mpuzabitsina kandi bataranashaka bose rwose ntagiye kukubeshya umukozi nazanye n'umuprofesiyoneri cyane cyane banyerekaga ibigo yagiye akoramo bakanyereka izindi mashini yagiye akora ariko bakwereka uprofesiyoneri mu mpapuro gusa utanagize ngo wenda banyeretse wakorera ibipapuro hari igihe banabipirata nkoye pratique akore umuprofesiyoneri erega kugira PhD ntabwo bivuga ngo wenda ngo ibyo bintu ko kurabizi ntekereza ko ari bwo buryo twakoreshaga ariko niba hari ikibazo cyagaragayemo wenda ikibazo kirahari ntabwo niba hari ikibazo kirahari ikore neza ariko yaragaragaje ko ahandi hantu yaragiye akora twe tugira ngo nyine ibyo bintu nibyo kuko ibyo bipapuro byabigaragazaga ariko nk'uko icyo kibazo cyagaragaye imashini kaza igakora iminota mikeya mwatwihanganira turacyashaka ukuntu twabona ushaka igisubizo kirambye tekinisiye ukora kwihangana bizajya birangira mu makosa agiyeho kugira ngo ubyishyurirwe bose muratwihanganira kubera ko ako ka ereri kari gatoya ariko nubwo kateje icyo kibazo kingana gutyo ikintu nshaka kubabwira ni kimwe mushyire umutima ku kazi mwumve ko ibintu ari ibyanyu yego boss sibyo hato tugenda kuvuga ngo wenda ngo buri munsi inama za buri munsi ngewe noneho ndashaka next time ndimo na feedback nziza kuko nanjye abashya urudo bamere nawe yategura nta kibazo naza n'umukozi muzima nta cyatubuza kumukoresha ntabwo rwose byakora Elias boss meze bite so rero nta kibazo nsa ko makuru mufite atari meza se
ntabwo ari meza. Ntabwo ari meza. Njyewe kuri wowe. Wowe ntabwo ukunda ukuntu byagenze ariko byagenze gute? Ikibazo cy'amapavu urakizi? Yego, ikibazo cy'amapavu urakizi. Wambwiye ko ari bipira so byo kuroba. Cyicura kuri amugabo. Niho ikibazo twaje gusanga ikibazo nyine twarayapakiye. Agirayo yambwiye ko yagezeyo yaramenaguritse ariko andi makuru aca ku ruhande nkuko nabikubwiye nyine arahari wabimwibariza. Urabyumva neza? Biragaragara ko kuba amafufu atagera kuri site ufite mu ruhare. Urebye iki? Nabwo iki? Ako vuga ndebe kubi ku mutwe. Nanjye nuko nabonye no kuyangize. Nuko yabonye gute? Gusa nyine sinzi ko twapakuruye nuko twabonye twasanzemo harimo ayamenaguritse n'andi mazima. Kutabibwiye cyangwa kubwire ko nimba sinzi mba barakubyeje raporo. Rero kubera iyo mpamvu rero ngiye kugwijyana. Biratangira amakuru ku gihe kandi bikagaragara ko ibintu byakunyine kabe biturutseho iyo kumara amezi abiri udahembwa. Ariko boss makuru nagije na discussion ugiye kumara amezi abiri udahembwa. Natanze kugira aho birashobora kuba ushaka no kunyandikira kuri WhatsApp. Iyo muri DM uzanyukanyandikira nk'abandi. Ariko watubwiye ko hari ayamenetse ariko hari amakuru twaje kumenya ko harimo ayo mwacishije ku ruhande. Ayo makuru yo ntabwo ari. Ndaza no kubikurikirana neza bishobora no kurangira yirukana. Twemeze so. Rero numva byari ibyo ngibyo ikintu nababwira musubire mu kazi kanyu sibyo ariko ayo makosa yose tugira tubona mu yakosora kugira ngo rero ubundi kampani yitazaho. Twemeze. Ubyiteho. Ndabyitaho cyane. Ariko icyo kibazo cyanjye cy'amezi abiri wakireba ko wumva icyo atari igihe cyaturutseho. Oya nzabireba nta kibazo nese ko nagukasa amezi 3 nta kuyo kumwe. Ejo nzagusura kuri site nzarakomeza. Urakoze cyane ko tugenda. Nta kibazo. Sa Claude Shuta nawe yagiye Kimironko kuri amazu. Shuta niyo mpamvu we nigezemo. Okay. Arimo aravugana na babakire. Okay, kanze muhamagara. Muhamagara umuvugisha nta kibazo. Okay, sawa. Sawa turi kumwe. Ntari. Sawa. Oh my gosh. Nice guys. Shuta. Kugahato kavuga turampa nutama ngenda gukubita nturi bunava hanga. Nose polisi nta kintu yigeze bikora. N'amakuru dufite nka polisi yagiyeyo naba yanangiriza ariko ntacyo byatanze. Ariko byibuze mwewe hari ukuntu kuri mudufashe uriya mwana arakomerewe kugira ngo wumve n'urwego bigezeho. Uyu musaza wanjye sinzi ahantu bahuriye aramuza aravuga ati ngo n'uburi mu rugo. Rero ndangije ndavuga nti sinabyihererana reka muhamagara ubwo ahandi kuri hariya byanze kuri polisi reka muhamagare numva ukuntu byaba bimeze cyo wadufasha. Okay, nabyumvise noneho mu magambo make. Icyo kibazo nuko kigira nk'icyanjye ko ndumva gikomeye no kubivuga mu magambo byoroshye ariko ndumva gikomeye iyo bigeze mu gukubitwa ntabwo byoroshye. Uwo mukobwa ari hano araryamye ndumva kare no kunanirwa n'iki n'agahinda kenshi cyose. Noneho kangira icyaha kugufasha nta kintu nayo gufasha. Noneho bigeze kuri ibyo ngomba no gukora nk'uwikorera cyangwa se ukorera Rwanda rw'ejo ko niko kazi kacu. Noneho teta umpamagaye ukimbwira ngo ikibazo mpita numva ko ashobora kuba harimo ikibazo bitewe nuko nari ndi hafi yawe mpita nza nihuse. Ariko icyo kibazo umbwiye ngiye kukigira icyanjye ndetse none aha ngaha ubu tuvugana ubu none aha tuvugana ngiye guhita mbikurikirana. Icyo nshaka direse yime muri message. Direse y'ahantu ari n'uwo mukobwa utagira icyo amubwiye utagira icyo umubwira wome direse ibindi ndabikurikirana kandi uraza kubona ko amategeko yacu agihari kandi agikora ibintu turayinyuza mu mucyo. Hanyuma nawe nyuma y'amafera beto azatubwira impamvu ashingira ku gahato akubita umwana we yibyariye amuhatira
kuryamana n'undi musore. Mana aramukubita shundi yaramukuye amenyo cyagihungu nini kigome. Noneho mu magambo makeya mfite akazi kenshi kambanze nkurikirana ibyo ngibyo umunsi numva ari akazi kenshi nari mfite. Okay, ngiye kubanza nkurikirana iyo gahunda ibindi uraza kubona yuko ari neza pe. Sawa umutegeka gihari. Bro, ari bino. Nta kibazo wowe nakakana bamwe ntabwo nakibagiwe. Sawa, thank you. Yobere neza. Twanezerwa. Nta kibazo. Sawa. Yego. Ana kaje. Akuri. Ende yarano se mari ngatetse. Twatetse da birahari. Sawa. None se bete nta kintu tuma aratasinzira kuri. Oya twatetse buriya ndaje mbabwire bagiye. Sawa. Sawa. Karibu, sope. Bite musare? Sawa. Meze neza? Kwende wege muri bandi. Kwende wikanga. Hari unashaka kutuganiraho? Bino. Ya. Hari ikintu aba nakoze se? Urabimenya. Noneho dushinzwe umutekano mu gihugu. Ni ACD. ACD. Uyu ni mugenzi wanjye dukorana. Twari tuje kugutwara kubw'amakuru tugufiteho. Ngewe se? Yes. Wowe kubw'amakuru tugufiteho tuje kugutwara. Ko numva nakoze sinake. Ikosa ibindi urabimenya ugeze aho tukujyanye. Sawa? Mwambike pingu. No. Mande kamuka. Twara muginga sha. Ni biki byabereye hano? Mwana nje mumujyanye he? Mama tumujyanye kubera raporo tumaze guhabwa. Niyo mpamvu raporo ibindi ngena n'amagambo menshi dufitanye kambanze tumutwara. Uje gusigara ono ibindi urabimenya nawe uje kutwitaho kandi tugufiteho amakuru nawe atari meza. Kise nakoze iki? Ono tugufite amakuru atari meza wicunga. Niwo ukurikira. Ubwo murantwara umwana ngo mfite amakuru yahese. Mwana wakoze iki? Bibera muri inzu na. Ndakora iki koko? Ibintu bikumbaho ubundi nibishye. Allo? Titi? Uri hehe? Umva wambaye ukansanga mu rugo kuko mushaka. Umva nago ndi mu rugo byanancanze. Umva Titi, nsanga kuri yanzu nshyashya wa muhungu wanjye mu cyemeje ubundi. Babaramfasha ndakwingenze. Sawa, banguka. Nibikumba ntabwo mbise. Ndumvaje. Kingura ntago hakinze. Ese biti. Shatiti. Titi. No tuza banze wicara mbwire tuza wicara. Titi mungu wanjye baramutwa. Ngo? Mungu wanjye baramutwa. Oye, baje mbwire ugenze biti.
uye tuzumbwire ntabwo ndi kubyumva neza bigenze tete umva mubwire tete hano haje abantu nari nje hano nje kureba umuhungu wanjye ngende hariya mu cyumba nsanga barimo baramwambika numva amajwi y'abantu ari kuvuga nsanga bari kumwambika amapingu abagabo babiri bafite n'imbunda nisi yakoze iki bigenze hejuru nsanga ibintu biri seri barambwiye hari ngo amakosa yakoze ngo baraza kubimenya ngo bageze ngo kuri station ngo yabo bakorera nisi bamujyanye ryari byagenze ufite ingigiye kuri kunsobanurira neza ugusuka mamagaye ntago ndamenye ibyari byo tite niyo mpamvu mwamagaye nisi amaherezo naya nawe uricaye hangaho kugira ngo haguruke mwari usukuntu bambwiye ngo nicunge nisi yakoze iki nanjye nindaya nayo ntago mbizi tite ntabwo bakubwira ngo wicunge batazi ko wicunge ngo nindeba nabi ngo nanjye barantwara nise wowe nawe mwiziranye kuki mwakoze iki banza usobanurire titi ntabwo mbizi nukuri ntabwo mbizi titi ntabwo bizi umuntu nicyo uri gukeka se basi titi si umuhungu wanjye rero ukambwire umuhungu wanjye aba afite ibintu byinshi ashoramo amafaranga nibara amanyanga yakoze I don't know titi mwori kimbwira impamvu mwamagaye nise koko turabigenza dute reka buretse maze ndebe ko waba inshuti yanjye yanyitaba n'ubundi ariko sikari byo muhamagaye biragenda gutanga ukabyara shana numva ko nigenje birandangiranye nyine gufune yiwe ntaniriho byo turabigenza gute kuko ndakora iki tete ndakora iki isi nimero ya wa mugabo basi yo nayifite turagombye ukora se munye kandi kurira amaherezo nayahewe nawe urika kurira